Okay, yo ladies and gentlemen, abakurikiranye Ikamba Rwanda, so murabona ko dufite umukobwa mwiza imbere yacu, umukobwa tutari twamenya ariko turaza kumuha umwanya atwibwe. So uyu ni wa mwanya mwiza wacu w'Ikamba Rwanda, so mu kiganiro bita story time. Cya kiganiro tuganiramo ibintu bitandukanye, tuganira n'abantu benshi kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kumenya amakuru hirya no hino. So umukobwa mwiza bite? Uraza kongera akajwi kugira ngo abafana badukurikiye bakumve. Mukobwa mwiza bite? Ni byiza. Ni byiza, okay. Uranyemerera nimba ari bishoboka utwibwire kugira ngo tuganire tuziranye. Nitwa bande? Yeah. Nitwa Tumukunde Adelphine. Aga mu ndeba ndi mu kazi. Uri mu kazi. Witwa Tumukunde Adelphine. Wow, ufite izina ryiza. So, urabizi ko uri mwiza? Nabyizi. Okay, so hano uratubwiye ngo hano uri mu kazi. Tumukunde, reka mwite Tumukunde, sibyo? Tumukunde uri mu kazi hano uri gukora iki? Uri umuzamu? Uri gukora iki rero? Aga nkora inzara, ndasuka. Nise Tumukunde, ibyo bintu tubwiye ko urabizi neza? Urabizi. Nawe urabizi ko bizi. Urumva rero ko twungutse undi muntu ufite tara runaka, natwe uzatwigisha tubimenye, sibyo? Tumukunde, ndakubaje ngo urabizi ko uri mwiza urahakana. Tumukunde, abantu bangahe bamaze kukubwira ko uri mwiza? Ni bangahe? Ni bakeya? Ni bakeya gute? Uraza kongera ijwi dufashe wongere ijwi. Ndi kuvuga cyane. Ni bake? None se Tumukunde, ko nawe ubizi ko uri mwiza nubwo uri kwanga kubivuga, hano hakaba hari abantu benshi badukurikiye ndetse nanjye ndimo nkaba nabonye ko uri mwiza. Uratumara impungenge utubwire ko nta sheri ufite duterete cyangwa tureke kwirirwa twibeshya ufite sheri? Sheri ndamufite. Tumukunde wambabaje cyane. Ubu mpanze ko nidukora agakamera ndaza kugushyira ku ruhande nkakuvuzisha ukuntu. Ubuse akora amanimero byibuze nzagerageze nzacunga yaravuyeho kera nyuma y'imyaka 100 nzi. Ati ntago nayiguha. Umuki Tumukunde kunziza ubusa bityo. Okay, Tumukunde reka mbanze ngushimire ko uduhaye umwanya wo kuganira nawe, kandi tugusanze mu kazi ugafata umwanya ukabuhagaritsa akazi kugira ngo uhikiganira abantu badukurikiye. So iki kiganiro turiganira nk'urubyiruko, hano twese turabajene kugira ngo turusheho kwimara irungu no kumara irungu abantu badukurikiye. Hano Kigali irakariyemo ntango byabasaba cyane. Tumukunde uturi imbere afite imyaka ingahe? Imyaka 20. Imyaka 20. Ese Tumukunde yatangiye kuganira n'abantu runaka? Kuganira ndi kuvuga wagize umukunzi ku myaka ingahe? Ku myaka ingahe? Yego. 19. 19. None umaze umwaka umwe utangiye gukundana? Tumukunde ko witonda? Uko ngiye maze imyaka 100. Imyaka 100. Urabizi. Ni ukuri. Okay, nese Tumukunde, warabizi hari ukuntu abahungu tuba tumeze, tugahura n'abantu, hari ukuntu mujya mutubeshyira ngo turabashukashuka kandi ntabwo tuba tubashukashuka. Tumukunde, ninde muntu waba barakubabaje mu bantu mwakundanye ukavuga ati kabisa ni nk'iki umuntu mwigeze mukundana akakubabaza, byagenze gute ku buryo aka kanya nyine umwe ukavuga ati shaye umuntu yarambeshye? Wenda kenshi ukunze aribyo babara. Rero njye umuntu nakunze rero wambabaje. Ni wakubabaje? Uwo muntu se ni mu gikundana? Wanze kumurega ataza kureba iki kiganiro bikaba ibibazo. Okay, so urumva hari ukuntu abakobwa mwicara muri nko gutera story. Impamvu ndi kukubaza nyine utwo tundajya ngo twiganire bisanzwe, umenye ko turabaje nta bikomeye bihari, sibyo? Mwicara muri nko gutera story ukajya wumva ati abahungu b'iki gihe. Abahungu b'iki gihe niye mpamvu mwumva ko abahungu b'iki gihe tutarabizera? Izi mpamvu nuko arigisha batakwizera. Abarijya batakwizera. Abahungu umuhungu atakwizera? Oya, sheri wawe umukobwa atakwizera. Niyo mpamvu nyine abivuga gutyo. None se wowe nta muntu n'umwe wari wambwira uti nawe urabizi ko mukunda kubivuga ko abahungu b'iki gihe tudashobotse,
tuba tubeshya abantu benshi tuba tugira gute. Ndi kukubaza impamvu muri rusange mubona abahungu b'iki gihe ari indyarya. yego Tanga nk'impamvu ebyiri ituma wumva ko abahungu b'iki gihe kutwizera biba bigoranye. hari igihe umuhungu ku bwako agukunda afite n'abandi ku ruhande abibwira. Ese nuko mwebwe muri shyashya tubwire mwebwe muri shyashya koko. twebwe se ishyashya muri shyashya gute? Kabwo abakobwa b'iki gihe ari mwebwe mwatuzengereje, ari mwebwe mudushuka. Ugasanga umuntu w'umujama aragukunze hagaritse akazi yagize ate kumva ubwo bifite abandi, none twebwe udushinjije ko twe dufite abandi. Twe tuba turengana. Noneho hari nk'igihe haranarize ngiye nshaka ko tuganiraho hagati y'umuhungu n'umukobwa. Nk'iyo umuntu ari gukundana n'umuhungu, ababyeyi bakuru babumva ko abahungu ariko turi gushuka abo bakobwa, sibyo? Ese nyamara koko iyo umuntu ari gukundana n'umuntu, niyo mpamvu abantu mwese mwumva ngo nawe birashobora kubabwira inshuti yawe ngo uri ari kugushuka ntubizi, sibyo? Kuki abakobwa mwimva nk'abajyantege nke muri relationships cyangwa mu mibano hagati yanyu n'abahungu, mukumva ko ari mwe muri gushukwa cyangwa mwebwe mudashuka, mukumva ko mutazi kwifatira umwanzuro muri ibyo bintu? Sobanurira. abakobwa nyine turi abanyantege nkeya. Gute? sinzi ariko gusa abakobwa akenshi bakunda gushukwa. Gushukwa ni iki? Gushuka gute? igihe umutipe ashaka kumusukisha amafaranga cyangwa wenda akaba ari na mwiza, ibyo ngibyo nyine bikamushuka. Bikamwica? Bikamwica gute? Bikamwica gute? Ubuse hari umuhungu mwiza ubaho wabona no kuvuga ati uriya muhungu ni mwiza kandi nawe uri mwiza cyane? Nawe uri mwiza cyane? hari umuntu ubona ukabona ni mwiza. Njyewe se? Njyewe nawe urebye ngenda kanyakanya ndagerageza, reka tubifate gutyo nta kundi, nyine urantutse nta kundi. So tumukunde. Hari abakobwa bajya mu kubana n'abahungu, kuba akundana n'umuhungu ugasanga yamugize ingaruka zikomeye, baratandukanye ariko ugasanga kwiyakira biragoranye, ariko ugasanga kuko kihagararaho arashaka nyine kwigira nkaho iki, ugasanga bimuteye n'ibibazo n'ahazaza n'iki, sibyo? Wagira inama ki abakobwa nk'abo ngabo bagendera ku myumvire mibi y'abandi babashyiramo bigatuma ashaka kwihagararaho imbere y'umuntu akunda? igihe kintu nagira inama abantu bameze gutyo, nabagira inama yo gukurikiza umutima wabo. So tumukunda, shaka none untere story y'uwo musheri wawe aka kanya muri kumwe, ukuntu mwahuye n'aka kanya aho ibintu bigeze. Mwajye muhura n'inzitane nyinshi, mwajye muhura n'ibibazo byinshi, ariko nshimye ko umbwiye ko wenda mugire ko muranya kingana gute. Mwaka ugiye gushira turabutaha ahubwo amaherezo turabutaha kabisa. Umwaka ugiye gushira, ndagera unteriye story y'ukuntu mwahuye, urumva ukuntu uhura n'umuhungu bwa mbere kavuga ati ese ukuntu mwahuye nyine sinzi nawe buri kubyumva. Twarahuye mbanza kwizigizamo, ampanya akanimero ndazimuha, dutangira tuvugana gutyo utuntu nk'utwo ngutwo. Yego umuhungu twakundanye twahuye nyine duciriga bisanzwe nta bintu by'impundo. nta nubwo nari nzi ko twakundana, ariko nyuma nyine twaje gukundana. ndagira ngo nyine ntabwo urambwiye ngo nyuma mwaje gukundana. Umunsi wa mbere muhura byagenze gute? Bwa mbere muhura, uwo munsi wa mbere umubona mu buzima bwawe byagenze gute? nabibashe n'ibintu bisanzwe. Byagenze gute? Ntera story y'ukuntu yaraje hano ari indi cyangwa gutya? yaraje agenda ahantu nari ndi, anyaka nimero ndazimuha. uwo muhungu ni inkwakuzi niwe wazikwatse mbere, akwaka nimero urazimuha. Arataha araguhamagara.
bigenda gute? Nyine twe tuvugana biri aho nyine bisanzwe. Wumva nawe yiganirira utazi ko nyuma nyine mwavuganye nk'igihe kingana gute mutari mwakundana? nk'amezi 3. Mwese mwarihanganye ariko se we ntabwo kari karimo? nari nagiye kumukunda nawe ukatangira ugahamagara ngaho mbwira. namuhamagara nyine. none se muri iyo minsi mwamaze muvugana mutari mwakundana ntabwo wigeze umubonana n'abandi bakobwa ukuntu ngo wumve urafushyemo ukuntu kandi mutari mwakundana ngo cyangwa bigende gute? nyine namubonaga avugana n'abandi ukumva bimeze gute? ugafuha kandi mutarakundana? kandi nawe ndakeka ari uko byagendaga. Okay, none se umunsi wa mbere mwahanyeho urukundo iyo tariki urayibuka? ntabwo yibuka neza. ariko si uwo munsi byagenze gute kugira ngo noneho mwanzure ko mugiye gukundana? nyine twaricaye turaganira. mwicaye he? ariko se urashaka no kumenya ahantu twe twicaye? yego ndashaka kuramenya mwari mwicaye he? ntabwo nkubwa ahantu twe twicaye. ntabwo uzi kumbwira ati ni i Kigali ni ikibazo? ako ni i Kigali. mwari mwicaye ariko ahantu mwenyine? turi kuganira. muri kuganira aho hantu hari hafunze? none se igihe kibazo ndi kukubaza mwaricaye muraganira mwanzura ko mugiye gukundana sibyo? ninde wazanye iki gitekerezo cy'uko noneho mugiye gukundana? ni wowe? ni wowe wakizanye? twese twagihuriye. mwese mwagihuriyeho? ibintu bibaye amata abyara amavuta murakundanye. so hari ibizazane mwagiye muhura nabyo mu rukundo rwanyu wenda sibyo? ntiwumve no guhashya ibibazo byinshi turi kwiganira nk'abantu b'abajama ngo abafana bacu tubamarire ngo natwe twiganirire. ndakeka ntatandukire cyangwa ngo wumve ko nakubahutse mwaho ngaho. ibibazo mwagiye muhura nabyo urumva ni urugamba rurerure, urumva ni inkuru ishimishije y'urukundo ariko aka kanya muracyari kumwe mwaka ugiye kuzura. kandi ubwo wenda n'ibiri zaza n'icumi zaza sibyo? mbwira nk'ibintu bitatu byagiye bibagora ukumvikana hagati yanyu. ikintu cya mbere ni amabwire birumvikana abantu bose bari mu mubano muzima ntango ariko aba bari iruhande babishimiye. okay, hari ukuntu abakobwa nyine turi abantu bagirana amashyari cyangwa se abahungu ugasanga niba nyine umuhungu akubonye uri kumwe n'inshuti ye akora nyine biramurakaje akumva nyine yagufata mugakundana kandi ukundana inshuti ubwo ni nk'ubugambane. rero iyo abigenze gutyo kugira inama guca intege kugira ngo ureke abandi bantu bari kumwe. urumva nawe ako ni ka kantu kamubwira. ese ni ikihe kintu cyabakomeje kugeza ngo na n'iyi saha amagingo aya ngaya tuvuge ko ukiri kumwe n'uwo muntu? ikintu cyadukomeje ni uko nyine twihaye kutita ku byo abantu bo hanze bavuga ahubwo tugomba gukurikiza icyo umutima wanyu babwira. urumva ko ibyo ni ibintu byiza byo kwishimira na buri muntu wese uzareba iki kiganiro tugiranye azakuramo inama hagati y'umubano we n'undi muntu. urumva ko icyiza ni ukwita ku ibyo imitima yanyu babwira kurenza ibyo amatwi yanyu ari kumva sibyo? tumukunde wambwiye ko uri hano ukora ibintu by'imisatsi ndetse n'ibintu by'inzara. ni ikihe kintu ukunda gukora muri ibyo ngibyo cyane? nkunda gukora inzara. ukunda gukora inzara? iyo uri gukora inzara kabisa wumva wishimye cyane? ndanabikunda cyane. okay, reka twizere ko nyuma y'iyi video tugiye gukora tuzabona abakiriya runaka baturutse ku Ikamba Rwanda Show baje gukoresha inzara kwa Tumukunde. Tumukunde uraduha icyizere nyabaki cy'uko abakiriya bacu tutazabasondeka? bazaze nzabakorera neza bazataha bishimye. bazataha bishimye. yego, cyane cyane ko nawe nabonye utari umuntu ukunda kurakara byanga byakunda nawe ugomba kuba uri umuntu ushimisha abantu. so iyi salo muri gukoreramo bayita gute? Unique Salon. mukora ibintu by'inzara n'imisatsi gusa? yego, tukanasuka kogosha. yego,
ibintu byose bijyanye na salo turabikora. Ibintu byose bijyanye na salo. Ese tumukunde nihe nama wagira abana b'abakobwa mungana bari hanze hariya bari gukora imirimo mibi yo kwicuruza, bari kunywa ibiyobyabwenge bya buri munsi, nihe nama wabagira kugira ngo nabo bashyire amaboko hasi bakore biteze imbere, babore abakobwa bashikamye bifasha badateza amaboko ku bandi bantu? Nabagiraho inama, nagira inama yo kwikorera, gukora, kuko iyo ukora ntabwo uhura n'ibintu bigushuka hanze, kuko ibyo wabona hanze washobora nawe kubyiha. Okay, urumva ko icyo ni ikintu cyiza cya mbere, kwikorera. Nyine gutekereza ko gatereka nshake nanjye uburyo ki nakora akarimo runaka, hato n'abo bagabo cyangwa abo basaza bataza gufatira. Okay, ese tumukunde ko njye nakwikumbiye, uranyemerera shira tujya tumubeshya wapi mutabyemera n'undi agutwara? Ntabwo byemera. Nimutwara sura ko iki? Ntabwo nabyemera. Ntabwo wabyemera? Nese tumukunde banze turize niyo mpamvu ugiye kutabyemera kandi nahe ndi umuntu. Uri umuntu ariko nyine shiri banje niwe uri hejuru. Okay, so tumukunde ndagushimiye cyane kubwo ikiganiro cyiza uduhaye. Turakwishimiye, n'ubutaha ubwo tuzagukenera tuzaguhamagara, tuzakomeza tuvugane, tuzakomeza dukorane, kandi ndasaba dukurikiye bagende bakore subscribe, like, share na comment kugira ngo bajye babona ibiganiro byiza twabateguriye nk'Ikamba Rwanda Show, mu rwego rwo kugira ngo twese dukomeze kuganira nk'abantu b'abajene, dusangire ibitekerezo, tunagirane inama. Ndakugisha rero inama bwa nyuma, ikibazo umuntu yatubajije, yagize atya akundana n'umuhungu. Amaze gukundana n'umuhungu, umuhungu nabaza kumukunda, ariko yarasanze afite undi muntu bakundanaga. Urumva? Biza kurangira uwo muhungu uwo bakundanaga ahisemo gusa nk'umureka, ariko urumva hashize akabirukankaho ku buryo batari kujya bareka guhura n'iki. Urumva barahuraga bakireta sometimes, ariko bidakwiye ko umuhungu yakundaga uwo mukobwa. Rero uwo mushuti wacu wundi umukobwa yaratoje se ko nzi ko ikintu cyiza kukibona bisaba ko babiharanira, nkomeze mpatane nshaka gutsindira uwo muhungu, cyangwa ndeke ajya akora ibyo ashaka, mwihorere nanjye nshaka abandi. Uwo mukobwa we wamugira ihe nama? Umukobwa yakunze umuhungu yari afite undi bakundana. Umuhungu akaba ari mu rugamba rwo kureka uwo nguwo bakundanaga kugira agakundane n'undi, kandi n'uwo nguwo yaramukunda. Yego. Nagira uwo mukobwa, yego, namugira inama yo kurekera kuko gukunda uwo muhungu. Kubera icyo wumva ko yamureka? Kuko abantu bakundanye kandi barahuye aribwo bwa mbere, biba bigoye ko wamureka. Okay, umugiriye inama ati azareke arekure ashake undi nawe bazubakana indi nkuru yabo. So tumukunde, ndagushimiye kubwo ikiganiro cyiza uduhaye. Ndongera nkubitse ko televiziyo yacu ari Ikamba Rwanda Show mu kiganiro Story Time, twiganirire kugira ngo tuganire nta bindi. So n'ubutaha nizere ko nitugukenera tuzakubona. Tumukunde, ugire umugoroba mwiza.